Biteguranyeho nanjye bari ahantu nari mvuye kuzerera hano hirya. Waramenyereye ariko ntabwo ari cyane. Ubu ndi kugenda wenda meterezamo gake gake. Igikoma cyagushizemo cyo mu rugo byararangiye. Igikoma ni gake kamaze kumvamo ariko ni gake. Murekere sinumvaga natekereza kuza kukureba. Ako kantu ni saho ubwo twagiye mu rugo n'ubundi. Aha twagiye. Ubuntu ya matiku ya ntabwo kiyafite. Akare karagabanyutse ubu nta nubwo nagutera niwe. Umbwiye ngo igikoma kiracyakurimo gake gake. Kirimo gake gake nkuko no mu isafuriya ari cyo nari nkizeyo. Ariko sinakujyana. Igikoma cyawe utakimaze. Oya nshaka ko tujyana urumva ukigisomaho. Reka nkubwere guhera uyu munsi ubwo ngubwo ndabiretse ubu noneho twagenda. Twagenda reka nkubwire singira amatiku nzasenya nzavoma ndetse n'ibiryo nzabiteka wumve ko nzanabiryaho kugira ngo utazavuga akantu uvuze ngise numva oya nzabirya gose uzavoma uzanasenya no kurya ndiko ndabibasha nabyo nzabikora uya magambo wanzanaga ngo ninjye kuvoma ninjye gusenya reka nkubwire biranabonye gose ko ari ukwiteranya nawe ubu ntago nzabyongera ubu niyemeje kuza nkicara nawe mu rugo nkavoma nkasenya ari ngewe ahubwo noneho nkajya nateka pe noneho umaze kumenya akenge maze kumenya akenge noneho ubu twagenda nuvuga ngo uzajya ukora ibintu nkubwiye cyane ariko imirimo ntuyindembeza nyine nzagera nk'igikoma ntabwo nzakubona ngugire nk'imashini n'ubundi wari uzajya ugenda ukoramo nko koza ibyombo nko kumesera nzajya ngufasha nyine ibintu nanjye mfite akanya njye kuvoma nsange wameseye ninjya gusenya nsange wenda wanekeye gusa n'ibyawe urabizi kuri muto kuri harya menye ko nta kibazo kumesa dore ukuntu ibintu ubwo bigiye kugenda tugende mu rugo hanyuma ibintu uzabyibonera nahashyitse gusa nanone mfite ikibazo se hari umuntu wambwiye ngo nkande ku gatima ariko byananiye babikora ku gatima uzabimenya byananiye ibyo bintu rwose sinimba babikora ibyo ni ibintu bishyashya uzabimenya n'ubundi nzabikwereka nimbona batangiye gukora neza imbere ho nabonaga rwose iyo ntaza kugufatira umwanzuro naza kugufatira umwanzuro nkuzane muri ibi bice sibyo ko ari no mu ishyamba nkumbuye mu mujyi tushatse twakigira ibyo byose rero niwitwara neza uzarinda ujya gushaka mva nzitwara neza n'igisa nkabyo nyikore ni wenda uzambwire naguheke pe cyane umeka aho kugira ngo umeke nashaka n'ikinyabiziga kuvoma najya kuvoma kugira ngo umeke najya kuvoma uzajya ukora imirimo yo mu rugo niyo ntashoboye uvome usenye uteke ukaranga ibiryo byiza nanjye nkwiye kwisubiraho niyo mpamvu navuze ati ngomba kwikosora nshaka kugenda ibintu byose ari neza uburyo wajemo ariko noneho ubu n'amavi nashyira hasi babikubwiyeho ukuntu nagupangiye gahunda neza yo kugira ngo uzi n'ahangaha ntabwo nabyumvisheho neza ariko n'ibyo nabonye nabyo birahagije warize narize ubu ngubu ndafata rwose ubu ngubu ngo rero icyo ushaka ubu ntabwo ikintu cyatumye ubu n'ahangaha nk'uvana mu rugo nabona gutangira gukora nabi sana zarakwishe ubu noneho reka nkubwire sana yaneraga akanyabuga bigatuma nkutinya ariko ubu ngubu wayivuyeho oya nko ku munsi wa dutanu ntabwo nyikinywa nka turindwi nka mbere ugiye gutuma rero urumva ko ibintu ubu ngubu ngiye kujya mbikora neza umubare waragabanyuka amatwi unyumva ugiye gutuma amasezerano twari dutangiye ayiyongera agenda aba manini kubera ko nimba sana ukiyiwa kandi ariyo yakuzengerezaga ubwo ndabiretse nzajya mu 10 ku munsi noneho dutanu ubwo nuvuye uyu uri kongera ubwo si rugabanya cyangwa uri kongera tungana mu kanya ruvuze dutanu ubwo ngiye kujya munsi yabo zimareyo ntuzongere kuzinywa ahubwo ujye winywera umutobe unywe fanta igihe yabonetse ariko nabwo utayibonye winywera amazi y'umugezi ariko wumva nabi ubwo nyine nta kundi ubu tugiye kugenda urumva ubu tugiye kugenda akazi nkakora uko ubishaka pe ubu wenda ibyo mbwira ati noneho wakoraga nk'umukozi kubera ikiri umuntu cyane nk'aga ka energy ugasanga ibintu ntabwo bigenze neza ahubwo noneho energy iratsindika ahubwo banywaga ibyuma na bya bindi bya hari ibintu numvise ngo basigaye bavangamo energy wasanga buriya ari byo nanywaga
ariko ubu none ubu nisubiyeho pe hano rero ngerekera abana wasanga ari nazo washyiragamo ibyuma nkagira ngo wenda nikasari abana bameze neza iyo bakamwita ariko wahita gusara ukanja hejuru ukavuga amagambo arenze ubushobozi bwawe rero ngo mubwire noneho ngiye ubu ngubu ni ukugucekinga noneho nimbona wongeye kugarura ingeso nk'izo wari ufite ndabizi noneho wankirishamo ndabizi ejo bundi natwaye baga yawe ntiwabivuga ejo bundi ntwaki ntiwabivuga ariko ubu noneho wankirishamo gusa mbabarira noneho rega navutse ndi ikirara mvukira mu mihanda nicyo cyatumye bitagenda neza ariko ubu noneho ibintu noneho niwa neza rero wambwira tukagenda ibintu nkabikora neza mva nkubwire noneho kugira ngo ubyemere ndanakugurire na drink pe ndayikugurira ubundi wajya guzinga ariko uyu munsi ndayikugurira barayingurira ntabyo ndabibona noneho rero ahubwo nkugurire zingahe umbwiye kamwe wowe nimba wizeye ku mufuka ahantu wabonaga amafaranga noneho ku buryo watangira no nguyu umufuka wo ndawizeye urimo harimo iki wacajyamo gute se kandi ari umufuka wo ndawufite gusa reka nkubwire womba baratujye mu rugo nurangiza umbwire ati ibintu ni neza ati noneho ugarutse mu rugo ufite umutima mwiza pe ndicara ndambye icyo umbwira nyikore uriya n'akantu ko gusuzugura ukuruta nabonye atari keza ntabwo nzabisubira gukora tugiye kugenda witware neza ahubwo mbwira n'akahe kazi ndi buhereho mu rugo kuko ubu ndabizi ntucyoza ibyombo byose nyine ntabwo bisa neza ntabikora kose